Mwaramutse Yesu ashimwe. Reka turirimbire Imana indirimbo ya 62 mu gakiza. Fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko, singiza Imana muri iyi ndirimbo ya 62 mu gakiza. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Umwami ahimbazwe, tumuramburiye amaboko, tumusingiza. Amen. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana Data, ugakoma urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yacu, ugakoma urugi ushaka kureba Imana. Amahoro yuzuye wabona muri kwa data niho gusa asendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi cyane, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana yera, ntago azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Gusenga, turacyakomeje gusenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Ntawe usenga akina. Amasengesho ahindura ibintu, amasengesho ayirika imisozi, amasengesho Imana iratwumva. Imana ni umubyeyi. Gusenga no kuganira n'Imana. Turashimira Imana yumva gusenga. Ngo ndetse n'umwana muto muri iki gitero cya 3 cy'iyi ndirimbo ya 62 mu gakiza havuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Amasengesho atumara ubwoba, azafashwa no gusenga. Amasengesho aradufasha. Ngo kandi ntitwibagirwe yuko tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Imana iratwumva. Imana ihora idutegeye amatwi nk'abana bayo, ngo yumve ibyo tuyibwira. Umwami ashimwe, Kristo ahimbazwe. N'iki gitondo rero umwami adutegeye amatwi kugira ngo yumve ibyo tumubwira. Kandi ndagira ngo nkwibutse ngo ntawe usenga akina, ntawe usenga akina. Gusenga bigira umumaro mwinshi iyo dusenganye umwete. Amen. Haleluya. Reka dusome Zaburi 107 murongo wa 19 kugera ku wa 21. Zaburi 107 murongo wa 19 kugera ku wa 21 haravuga ngo maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Amen. Maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka
kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana iki gitondo. Ni Imana yumva gutaka kwacu, ni Imana yumva ibyo tuyibwira, ni Imana yumva gutabaza kwacu, ni Imana yumva kwinginga kwacu. Mbese reka mvuge muri rusange ngo ni Imana yumva gusenga. Ubwoko bw'amasengesho bwose wasenga, ni Imana yumva gusenga. Hano bari basenze ayo gutakira Imana, ngo maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, bari mu byago batakira Imana. Nagira ngo uyu munsi natwe ufite ikintu cyatuma utakira Imana, hari ikintu ufite cyatuma utakira Imana, hari ikintu wazana cyatuma utakira Imana, ushima Imana ibyo yakoze, ushima Imana kubw'uyu munsi, dushima Imana hitugejeje, dushima Imana umugambi wayo mwiza kuri twe. Ariko niturangiza tugira icyo tubwiriye Imana. Turemerewe gutaka ngakabakiza imibabaro yabo, turemerewe gutakira Imana. Amasengesho yo gutaka uyu munsi yo dusenga, dutakira Imana, tugira ibyo tubwiye Imana bidukize, tugira ibyo tubwiye Imana ngakabakiza imibabaro yose. Turi mu kwezi ko gukiza, ku kwezi kutararangira, taka bwira Imana ngo nkiza hano Mana, hano ku kwezi hari igisigaye nibutse, hari iki ngiki Yesu wakidukiza, wakidukuraho, wagihanagura, wareba ukuntu bigenza, hari inzira zawe wacamo ukakidukiza. Hari abantu ibyo byose ibyo kudukiza ni byinshi, ngakohereza ijambo rye akabakiza indwara. Ni Imana idukiza indwara. Uyu munsi wibuka abarwayi ubasengere, abarwayi ubaterure ubazirikane. Nyuma yo kubwiye Yesu ngo agire ibyo agukijije byawe kandi umaze no kumushimira ibyo yakoze, hanyuma usengera abarwayi ngakabakiza kwinjira mu mva zabo neza. Nawe niba urwaye ufungure umunwa wisenge, ufungure umunwa dusenge. Haleluya. Ngabo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Nukuri niba warigeze kurwara Yesu akadgukiza, mbere yuko umusanga kuvura n'indi ndwara isigaye cyangwa se n'abandi uzi barwaye, banza umushimire. Reka tumushimire, reka tumushyire hejuru. Hari ahantu yagiye atabara akongeza imyaka yo kubaho, yagiye ngabakiza kwinjira mu mva zabo. Imana ikongera imyaka yo kubaho, Imana igasubizaho ubuzima, Imana ikavanamo umubabare, ukabona umuntu yongeye kuzanzamuka, abaye mushya, asubiyemo umwuka mushya, asubiyeho inyama, amagufa agiyemo, byose biriho, ukabona ni mutaraga. Izo ni imbaraga z'Imana. Ko no gukora, iyo ni imirimo y'Imana ikomeye itangaza yagiye akora. Umwami ashimwe. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye uyu munsi uduhaye, ngushimiye ubuntu, imbabazi zawe n'ineza yawe. Haleluya. Turagukunda Mana. Uyu munsi turagushimira Mana, kuba turiho ni wowe, kuba duhagaze ni wowe, kuba tureba ni wowe, kuba tuvuga ni wowe, tukuramburiye amaboko Mana. Shimwa Yesu, shimwa Mesiya, shimwa cyubahiro, shimwa nshuti nziza. Ibyo ukora ni byiza Mana. Turagukunda Yesu, wagize neza Mwami. Nyemerera uganze muri uyu munsi, nyemerera utegeke muri uyu munsi, nyemerera ntabaritwe Yesu, izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro kibi cyawe Mwami. Papa, turagutakiye ku byifuzo dufite, turagutakiye tukwibutsa amasezerano, turagutakiye tukwibutsa ibyo watubwiye Mwami. Hari za nzazawe nyinshi dufite, turindiriye kugira icyo ukora, turazikwibukije. Turagutakira tukuguhendahenda ngo wibuke Mwami, utwibuke Yesu. Gukira kwawe Yesu kutugereho, gukira wamanukanye kutugereho, gukira wazanye udukize. Buri wese umukize n'icyo ari kugusaba, buri wese umukize n'icyo ari kukwinginga, buri wese umukize n'aho ari kukwereka ko wumva gusenga kwacu Mwami. Haleluya. Ngakabakiza imibabaro yabo Mwami. Uri Imana ikiza imibabaro. Ahantu hose abantu bababaye, hari abababajwe n'ibintu bitandukanye, indwara, uburibwe, ibyo byose mu mutima, ubuzima, ibiyi, aho hose Mwami, abantu bose bababaye Yesu ubakize Mwami. Turasengera abarwayi Mwami, bakize Yesu. Kiza indwara Mwami, kiza indwara ziri mu bantu, kiza indwara ziri kugenda mu mibiri, kiza indwara z'inzaduka, kiza indwara Yesu, kiza igisuzuguriro, kiza Yesu, kiza Yesu, kiza Yesu. Tabara Yesu mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu, mu gukora kwa Yesu, mu buntu bwa Yesu. Yesu, Yesu, nyemerera uganze, nyemerera utegeke, shyirwa hejuru Yesu Kristo.
haleluya. Haguruka mwami, haguruka urengera abarwayi, tabara abagabo barwaye, tabara abagore barwaye, tabara abakobwa barwaye, tabara abasore barwaye mwami, tabara abana barwaye mwami, turakwinginze ngo bakize, tanga gukira mwami, tanga gukira kandi utange n'agakiza. Abarwaye imitima kubera ibyaha, ukize iyi mitima yihane, iyi mitima ikugarukire, iyi mitima ikwizere, iyi mitima ikwiringire. Abarwaye imibiri na mwami, aho hose ukize mu izina rya Yesu. Vura mwami, vura uri muganga w'abaganga, vura uri hejuru y'abadokiteri bose, vura Yesu. Abantu bawe bakire gukira, bakabakiza kwinjira mu mva zabo mwami. Yo haleluya. Wongeza imyaka yo kubaho mwami, wongeza imyaka yo kubaho, wongeza imyaka yo kubaho. Oh haleluya, wongeza imyaka yo kubaho. Abo Satani yanditseho gukenyuka, mu izina rya Yesu ntibazakenyuka. Abo Satani yanditseho kwiba, mu izina rya Yesu ntagaziba. Abo Satani yanditseho kurimbura, mu izina rya Yesu ntazabarimbura. Mwabo Satani yanditseho kwica, hoya turabivuguruje. Imyaka yabo nisubiraho nkuko wayiremye, imyaka yabo nibayigumane. Igihe wagemye mwami, aho ndabiswa tuzataha, ariko nyemerere mwami, usubize kubaho, ushyire mu buzima mu izina rya Yesu. Abantu bose Satani yanditseho ibi, Yesu Kristo bisibe, turabisibye mu mateka no mu buzima, mu rugendo rw'ubuzima. Ibyo Satani ashaka kugira ngo abantu abakenyure, mu izina rya Yesu biveho. Ahubwo mwami, imyaka yacu isubire uko yari imeze, mu izina rya Yesu. Tugukore, tuguheshe icyubahiro. Ntago abantu bazapfa bazarama bavuge gukomera kwawe mwami, ntituzapfa tuzarama tuvuga ubuntu n'imbabazi zawe, tuvuga icyubahiro cyawe mwami, mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri Imana ikora bikemera. Ngabo bashimire kugira neza kwawe mwami, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye karo usubiza imyaka yo kuba umuntu akabaho, umuntu akarama. Tugushimiye Yesu karo ukiza indwara usanzwe uzikiza. Dufite ibihamya ko uri hejuru y'indwara zose, uzitegeka ugakiza, ukavura, ukagira neza. Uri hejuru y'imibabaro ibiruhije abantu, ibabaje abantu, uri hejuru yabyo. Ushimwe. Imirimo itangaza wakoze ni myinshi, imirimo yawe mwami ni myinshi. Ngo bashime kugira neza kwawe n'imirimo itangaza wakoreye abantu. Haleluya. Urakoze mwami, ko wowe iyo dutakutwumva, iyo tuguhamagaye utwitaba, iyo tugusabye uduha, iyo tuguhendahenze uratwumvira mwami. Turagushimira, turabigushimiye mwami. Izina ryawe ni iry'icyubahiro. Ndasenze ngo uyu munsi uganze, ibitava ku Mana biveho mu izina rya Yesu. Muri uyu munsi aho abarwayi barubavure, muri uyu munsi abanyamubabaro bibuke, kuri uyu munsi Yesu. Abo Satani yanditseho kwinjiza mu mva zabo hakiri kare bisibe, bave kuri iyo lisiti ishye mwami. Abantu babohoke mu izina rya Yesu. Turabivuguruje mu maraso ya Yesu Kristo. Kandi abantu mwami bagubwe neza, mu mubiri bagubwe neza, no mu mwuka bagubwe neza. Abatarakumenya bakumenye, bapagani bahindukire mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Yesu ko waje gukiza imitima, urakoze Yesu kudakiza imitima gusa, ukiza n'imibiri yacu. Urakoze icyubahiro kigusubireho, Uwiteka ni wowe mwami. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Umunsi mwiza. Wibuke gukora subscribe na share kuri iyi channel kugira ngo ujye wikurikirira urebe amasengesho uko tugenda tuyashyiraho. Niba uri mushyashya biragufasha cyane. Amen. Shalom, shalom.